Yes, abakunzi ba Fex Pro kuramya, uyu munsi nabazaniye abakobwa beza cyane, uko basa ni nako baririmba neza, buriya ntabwo nabahitiramo nabi rwose. Baratangira batwibwira. Murakoze, nitwa Mukeshimana Olive. Murakoze, nanjye nitwa Mukeshimana Divine. Mwese muri ba Mukeshimana. Aba bakobwa rero mubona imbere ya frame zanyu nabo tugiye gutangirana ya home worship, nise home worship, tujye kujya turamya. Ni ukuri mbijeje ko muzabona ibintu byiza cyane. Mutunyurizeho gatoya akaririmbo kamwe runaka, nawe ndabafasha for sure. Ndabafasha. Tumye mpinduka nkitwa umukunzi w'Imana nyir'imbabazi, Data wa twese, nuko ruwiyambuye ubwiza bwose, yambara umuvumo wose n'ububi bwanjye, yankunze ntabibereye, ntari uwo gupfa, niwe yamuje n'Imana, uwo ndashima, ni Yesu, zina riryoshye, niwe nzirata. Wow, Imana ibamugisha cyane. Ntabwo dufite umwanya uhagije wo kuganira, ariko aba bakobwa beza tugiye kujya tubana mu mugoroba wo kuramya. Mugire ikintu mubwira abadukurikiye tunasoza. Murakoze, icyo twababwira ni uko tubahishe byinshi, Imana izadushoboza turi kumwe namwe. Amen. Mbabwira ko Fex Pro kuramya studio igiye gutangirana n'abari beza muri label. Mugiye kubona ibikorwa mutigeze mubona, kandi twizere ko support yanyu muzayiduhereza, kandi twizere ko mwiteguye kudusapotinga. Say ciao. Ciao. Bye.